ndindi umugore arataka maze azana amazi kubita yego kubita igihe ifite ubutumwa ndindi umugore arataka maze azana amazi. Ubwo muri Iran intambara iri ku rundi rwego, mu Rwanda ho muri showbiz ni intambara zikomeye cyane. Ku mihanda, mu bigo by'amashuri, indirimbo bishimiye ni y'umuhanzi Gitaf yitwa Aragitosa. Wowe muri quartier urimo ni ihe ndirimbo igezweho muri iyi minsi? Andika muri comment utubwire, kandi nawe niba iya Gitaf warayikunze ustugu udutima twinshi cyane muri comment. Bamwe bakibona Scovia avuze kuri indirimbo bahise batekereza ko Gitaf yaba agiye gufungwa kubera iyi ndirimbo Aragitosa. Abandi muri comment bati Gitaf baramufungira iki ko yakoze igihangano kigakundwa, muramuziza iki mwamureka akatera imbere agakomeza kubaka umuziki nyarwanda. Abandi bati Gitaf akeneye kuganirizwa kuko ibintu yaririmbye mu ndirimbo ye ntabwo birimo ubutumwa habe na gato. Bati nta butumwa burimo bwubaka rwose akwiye gufungwa. Abandi bati ubutumwa burimo bwo kwangiza urubyiruko muri rusange, rero ntabwo iriya ndirimbo yakwiye kuyisohora ngije ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muziki wa Gitaf uri kubica bigacika, uri hafi kugeza ibihumbi 500 ku rubuga rwa YouTube. Ni mu gihe ayisohoye nta gihe kinini gisize, namwe murabizi. Ari nabyo abandi bahanzi bibaje cyane bati uyu muhanzi Gitaf ni iki yakoresheje kugira ngo iyi ndirimbo ye ibe igeze hano kandi zacu zikiri hasi cyane. Ubundi ikintu cya danger cyatumye indirimbo ya Gitaf iba trendy ni uburyo igisohoka abantu benshi bahise bayikorera ama-challenge ku buryo buhambaye, nko kuri TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye bahise bayikorera challenge, mbese bayipostinga ku buryo buhambaye. Nko kuri Instagram bayikoreye akazi kose, aho wahise usanga mu bigo by'amashuri abanyeshuri bakoze agatsiko bari kuririmba iyi ndirimbo ya Gitaf. Ugasanga mu mihanda abantu bari kugenda mu kabari, indirimbo igezweho ni ya Gitaf. Gusa igitangaje ni uburyo abantu bari kwiyumva nyuma y'indirimbo ya Gitaf. Bamwe bati mumureke umuhungu wacu akomeza duhe imizigo ya danger kuko niwe twari dutegereje. Abandi bati ibyo bintu nabivemo nta kintu kirimo. Ikindi cyaje kwemeza abantu nyuma y'ibi byose nuko Gitaf mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru bamubajije byinshi bitandukanye ku ndirimbo ye. Kimwe mu byo yasubije mu ndirimbo ye, yavuze ko iyi ndirimbo ivanze na comedy. Yakomeje gutangaza byinshi bitandukanye, yavuze ko iyi ndirimbo impamvu ivanze na comedy, we ubwe ku giti cye ni umukomedian. Ibi nibyo yatangarije ibinyamakuru bitandukanye ndetse n'abanyamakuru bagerageje kuganira nawe. Yavuze ati iyi ndirimbo ifite ubutumwa, mureke kubitindaho. Yongeye kwizeza abanyarwanda muri rusange ko abafitiye indi mizigo myinshi cyane y'indirimbo kandi nziza cyane. Uyu Gitaf wahise ajya mu mitima y'abantu benshi cyane, araje ahindure umuziki nyarwanda ngawushira ku rundi rwego. Ese nawe ubona ibi bintu ari gutangaza ari byo? Ubona iyi ndirimbo kuba yagize 500 ari ukubera yakunzwe cyane? Ubona Gitaf agiye kubaka umuziki nyarwanda akawugeza ku rundi rwego ku buryo indirimbo yakora zaba international? Nawe tubwire muri comment uburyo ubibona. Ese we muri quartier yawe niye ndirimbo iri kubica bigacika? Nitwa BYT, mwibutse gukanda subscribe tukubaka umurongo mugari, ndetse munasiga comment y'ukuntu mwumva indirimbo ya Gitaf iri kubica bigacika ku mihanda, ku mashuri, mu tubari ndetse no muri hoteli. Mbese ahantu hose indirimbo ya Gitaf abantu bayikunze kandi ngo yagiye mu mitima y'abantu nta nubwo izibagirana. Ese nawe niko uri kubona? Duhure muri comment. Gahunda ni ukubahiriza amakuru agezweho nk'ibisanzwe kabisa, ni vibe. Duhure muri comment twiganirire nk'ibisanzwe. Ciao turi kumwe cyane.